Mwishyamba iyo ngiyo. Yego. Ukubera iki? Yego. Buri Imana yaramuteguraga. Kuko Imana yari izi icyo azaba cyo. Yeah. Iyi Imana igutegura hari igihe kuganishije abantu bibaza ngo ariko kucyaganye hari ese kucyaba hari ese kucyameze kuri ati ubuzima bwe buri hasi nta cyazageraho ariko hari iki Imana ibigutegura ariko Imana yibivuga tuzaba umuntu ukomeye urenze. Haleluya. Yego. Kandi abantu bose Imana yagiriye neza benshi muri Bibiliya yabanje kubategura. Yego. Hari uburyo hano Umuhanuzi utazi. Yego. Yagiye mu ntama isa umunezero. Yamuhaye inanga. Yego. Yibagirwa ko amuhaye umunezero. Yananga se si wajyaga acurangira Sawuli cyane abazimu bagasohoka cyane. Haleluya. Mbese yitoreje mu ishyamba. Umva yaramutoje ambwa ati wowe uriya mwami uzamusimbura ariko reka nkwere kuntu bimeze banza ubucuranga iyi nanga yawe izakugeza ibwami cyane ubundi ujye winezererwe hanyuma uriya mwami nazajya agira abazimu uburyo ugakoraho gusa ubundi bamusohokemo azagukunda hanyuma nyine. Haleluya. Ya nshuti bakunzi ba Kiana TV show turabasuhuje. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Njyewe ubasuhuza ni Jean Marie, imbere ya kamera hari umukozi w'Imana umaze kumenyekana mu nsengero, ku mihanda, ku mateleviziyo atandukanye. Ni ukuri rwose umukozi w'Imana turabasuhuje. Turabikirije Jean Marie. Mumeze neza cyane. Cyane tumeze neza. Rero hari abantu babonye bwa mbere twagira umugisha wo kubakira mwabibwira noneho tukabagezaho ijambo ry'Imana. Yego tubonere no kubashimira kuba mwatugiriye icyizere kuza kuri Kiana TV show. Yego. Mugashima ko ari twebwe tubagezaho ijambo ry'Imana. Yego. Amazina rero banyita Murenzi. Yego. Nk'abandi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Mwasenga Imana ubundi tugatangira ijambo. Data mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje kuri Imana nziza tukuzamura ishimwe n'icyubahiro Uwiteka mukunzi mwiza. Waraturinze watubereye Imana watubereye byose mwami turabigushimiye. Data mwiza tugiye kugeza ijambo ryawe ku bwoko bwawe turakunyize kugira ngo umwuka w'Imana utuganzeho kugira ngo ijambo ryose turi bunyuze muri akanwa riba ijambo riguturutseho kandi bari ijambo mwami mwiza ari bugende rigahumuriza imitima rigakiza imitima ibabaye rigahindurira ubuzima abari buryumve. Shimwa cy'urwo hejuru utegeka uganze ni mu izina ry'umwami w'abantu senze nizeye Yesu Kristo amen. Amen. Ya Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Nawe iguha umugisha. Ni karibu mu ijambo ry'Imana. Yego. Soma muri Samweli wa 2 ibice 9 umurongo wa 2 hanyuma bumva uko havuga. Okay. Samweli wa 2 ibice 9 umurongo wa 2. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi agira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani? Mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani? Ku bwa Yonatani ku bwandi? Ku bwa Yonatani. Ntabwo ari ku bwa Sawuli ariko Yonatani yari muntu ki kuri Dawidi? Yari inshuti ya Dawidi. Haleluya. Yego. Ariko yarabaje ngo hari uwasigaye wo kwa Sawuli nubwo Sawuli yangiriye nabi nubwo Sawuli yandwanyije nubwo Sawuli yari umugome ariko iyo family hari umuntu urimo. Ako kantu uvuzemo. Yego. Iyo family harimo umuntu atazibagirwa. Hari umuntu ujuza bene data akaza mu mutima wawe ukabona ntabwo ushobora kumwibagirwa. Haleluya. Ariko wumve hari uwasigaye wo kwa Sawuli mu muryango wa Sawuli. Ariko reka maze nkubwira ikintu kimwe ajya kubibaza gutyo ndibaza ko abantu bavuze ati Yego. Ariko se ko Sawuli yamurwanije Yego. arashaka yashatse kumwica, arashaka se gukora revenge, arashaka se kugira kwihorera. Ariko ntabwo ari cyo Dawidi yashakaga, ahubwo Dawidi yashakaga kwitura ineza Yonatani. Ngo avuga ati nubwo Yonatani atakiriho ariko muri umunawe cyangwa mwene se cyangwa umuntu wese bafite abafana nanjye byibura mugirire neza. Haleluya. Kuko Yonatani yaramukoze ku mutima kandi by'ukuri Yonatani yashushe nk'uwaguranye se Dawidi. Yego. Ibyo rero ntago bisanzwe. Biragoye muri iyi minsi. Biragoye muri iyi minsi kugukunda ukeneye urukundo. Ari igihe umuntu agukunda n'ubundi uri mu gihe cyo gukundwa. Ariko Yonatani yakunze Dawidi atari mu gihe cyo gukundwa. Yari mu gihe cyo kwangwa cy'intambara bamukubita bamuhiga. Erega nawe katwumvikana wowe ise yatekerezaga ko Dawidi aje kumukura ku ngoma. Yego. Noneho umuhungu we wese ko yabibonaga. Yego. Ariko buriya uriya muhungu we n'Imana yari yaramuteganyirije hariya kugira ngo Dawidi ajye abona uko amenya ibintu. Haleluya. Amenya amabanga y'ibwami. Imana yaguteguye. Ariko ubundi Dawidi amateka tuzasubira inyuma yeho gato. Yego.
ibuka neza bari abahungu benshi bari abahungu benshi yari ibucura cyane niwe wari mu ntama yigira mu ishyamba iyo ngiyo yego ukubera iki yego buri Imana yaramuteguraga kuko Imana yari izi icyo azaba cyo iyi Imana igutegura hari igihe kuganishije abantu bibaza ngo ariko kucyaganye hari ese kucyaba hari ese kucyameze kuri ati ubuzima bwe buri hasi ntacyo azageraho ariko hari iki Imana ibigutegura ariko Imana yibivuga tuzaba umuntu ukomeye urenze haleluya yego kandi abantu bose Imana yagiriye neza benshi muri Bibiliya yabanje kubategura yego ndakunje kubikubwira ubushize reba Morodekayi yiberaga ku irembo umukobwa we Esteri yarabereye nyirarume ngira ngo yego ntiyagiye ibwami cyane ntibari baciriritse cyane aho hantu usabona ko hava umugeni ntibibaho ariko yarahavuye yego haleluya umwami wari uzi ko yava mu ntama iyo ngiyo mu ishyamba ariko ibuka baje kwimika ni Samweli yego yaje kwimika yego hanyuma aje kwimika abana ba Yesaya arabatumiza bose ibishongore byose bashama n'abandi mu rwego rwo kutarushya umuhanuzi hari uburyo umuhanuzi aza akavuga ati nje kwimuka umwami akavuga atatu mu mpamagare Minadabu hari ngo wari urimo ngo w'ibigango ngo mwiza kandi wize igisirikare neza burya batapu ati reka twe kurushya umuhanuzi tuzana ntuza Imana itisuwa ariko Imana ngo bagiye kuyamusukaho ngo amavuta ahita avura ntiyamanuka Imana itimubwira ati have suwo bazana undi ngo w'igikaka ati suwo bose arabazenguruka hanyuma gahungu kibereye mu gutama we yego kumbe Imana yari agateguye inangira umutima ngira ngo na mukase nibaza ko ariko Dawidi sinzi hari akantu uvuzeho nari ngiye uvuga ngo mukase birashoboka ko Dawidi ibyo ntabwo uriya mwana ntabwo yari nyina nayo yatabanye wari umwana wawe muto akabirukira mu nta uwo mugabo ni wamukunda ase wa mugani wundi bucurajya mu ntama ntabwo byashoboka ntibyashoboka amplisa abantu bari nk'abari abo mwana ntabwo uri ari nyina ariko noneho nuriye utari nyina Imana yamunangiye umutima inangira umutima se kuko uriya mugabo ashobora kuvuga ati mwana wanjye ntabwo ari bujye muri ziriya ngaho ibaze ku rwego noneho bavuze ati umukozi w'Imana hari uburyo hano umuhanuzi utazi yego yagiye mu ntama isa umunezero yamuhaye inanga yego yibagirwa ko yamuhaye umunezero yananga se si wajyaga acurangira Sawuli cyane abazimu bagasohoka cyane haleluya mbese yitoreje mu ishyamba yaramutoje amubwira ati wowe uriya mwami uzamusimbura ariko reka nkwereke ukuntu bimeze banza ubucuranga iyi nanga yawe izakugeza ibwami cyane ubundi ujye winezererwe hanyuma uriya mwami nazajya agira abazimu uburyo ugakoraho gusa ubundi bamusohokemo azagukunda hanyuma nyine haleluya inanga yari afite mu ishyamba niyo yamugejeje ibwami none se buriya atagiriye nanga ubundi ari kugera ibwami kandi ntago wagera buriya abantu bose bazaba babanze gutegurwa ntabwo rero wigeze ategurwa yategurwaga nande se waretse se aka kantu tukakavugaho hari abantu baba bari ahantu mu ishyamba ariko yifitiye impano wenda y'ivugabutumwa cyangwa se yifitiye impano y'ubunyamasengesho ariko akababona abayeho mu buzima bubi reka tumubwire tuti iyo mpano nayikomeraho ishobora kuzamugeza ahandi hantu kure cyane ibwami ujya kure ibwami ibwami havuga ibintu byinshi cyane ahantu hakomeye hose utwageranywa n'ibwami cyane rwose ikomereza aho ngaho twari tugeze Imana ishimwe cyane ikomereza aho ngaho arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani kandi mu nzu ya Sawuli ngo hariho umugaragu ngo witwaga Siba baramuhamagara ngo yitabe Dawidi umwami aramubaza ati Dawidi aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati nige umugaragu wawe aravuze ati nige umugaragu wawe umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugire imbabazi z'Imana nawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugire imbabazi z'Imana ngo mugirire imbabazi z'Imana ngo Siba asubiza umwami ati icyo ashaka kuvuga ni ngo mubabarire ku byo bankoreye cyane ngo muvane w'igisebo ku byo bankoreye Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge umwana wa Yonatani ariko nawe nubwo akiriho nakamuga yego
aracamugaye ibirenge, aramugaye. Iyo umuntu avuze ngo uramugaye ni ukuvuga ngo uriho ubusembwa. Haleluya. Shimira na leta y'u Rwanda iravuga umwana ufite ubumuga ntabwo bavuga ngo aramugaye, ufite ubumuga agendana ubumuga. Baravuga ngo agendana ubumuga, naba nubwo bivugitse neza, ariko ngo aramugaye. Oya kuvuga ngo ikimuga, kera twaravuga ngo ikimuga, nuvuga ngo nta n'umumaro afite. Arahara ariko ntabwo ari uwo kugera ibwami, ngo ubundi ibwami ngo hazaga nyine abantu bamugaye ntabwo bahageraga cyane. Umuntu ufite ubusembwa ntihakandagiraga. Umva akantu numvishemo, ubundi Imana nikugira neza niyo abantu babyitambikamo nta wabihagarika. Ubundi baravuze bati ntacyo mumuzana. Ndakubwira ngo reka nkakuzane neza. Igihe cy'Imana iyo cyageze nta muntu ukitambika. Igihe rero cya Mifobosheti cyari cyageze, nubwo yaramugaye ibirenge nta kintu cyari kucyitambika. Oya. Niyo mpamvu njya kubwira abantu ngo igihe cy'Imana iyo cyageze iyo umuntu akitambitse yanapfa. Haleluya. Ujye utinya umuntu uriho ubwiza bw'Imana, ujye utinya umuntu uriho umugambi w'Imana, ujye utinya umuntu Imana yishimira. Uwo muntu ujye umwubaha, nutanashaka no kumwubaha ujye umuhungira kure, kuko umwitambitse nawe wacaho. Turi kugana ku musozo, nagira ngo tubwire akana aba bantu. Iri jambo urumva turisomye kugira ngo nyine rivuga umuntu wari uri ahantu ngo bitiro de bari. Bitiro de bari iyo ahantu hatazwi. Iyo ngiyo. Iyo mu giturage, iyo mu kivumu, iyo ngiyo. Inyuma y'isi. Turisomye kugira ngo uwo muntu niba hari wumva uri ahantu ushobora kutaza cyangwa se kutazahuka ngo wumve ko wagera ahandi abantu bari, wumve ko Imana nawe yakugirira neza. Imana uwo muntu icyo nabwira Imana yakwibuka, ariko Imana igomba kugira icyo kwibukiraho. Uyu nguyu Imana yamwibukiye ku byo Isa yakoze. Haleluya. Nawe ugomba kugira ibyo wibukirwaho. Ese ahura aho ngaho hari icyo hari ikintu, hari imirimo hafite. Mureke rero dukora. Kandi buri imirimo ntago bisaba ko ufite ibya mirenge. Oya cyane, nubwo wasangira n'umuturage mugenzi wawe bijumba cyane ku neza, uko ufite wifite umutima mwiza w'urukundo. Ugiye kureba usanga Sawuli, I mean Yonatani, nta bintu byinshi yahaye Dawidi, ni urukundo gusa. Nta bintu byinshi, ntabyo, ni urukundo gusa. Akamubwira ati weho ihishe, uyu munsi ufite umubisha mugambi, uyu munsi wihishe baraguhitana, data yagupangiye cyane. Ati wihishe utwo tuntu gusa, nta bintu bya mirenge. Iyo ataba urukundo rero yakunze Dawidi, ntabwo yari kubikora. Ariko yaramukunze, kandi noneho nta nubwo hari afite n'ibyo yishurirwa kuko azaba umwami. Oya, ahubwo yamukunze urukundo rw'ukuri. Impamvu yamukundaga, yabonye ibikorwa bye. Erega ibikorwa byawe Dawidi byarivugiraga. Dawidi yanesheje Goliyati. Goliyati yari yananiye ingabo zikomeye, Goliyati yananiwe abantu bakomeye. Mbona no kubwira Goliyati uri imbere yawe. Haleluya. Kugira ngo imbaraga z'Imana zimukure. Haleluya. Rero uriya mwana yari yahishuriwe, yari yamaze kubona, aravuga ati uyu mwana nubwo papa atabibona ariko hari ikintu yakoze. Hari ikintu yakoze. Yatuneshereje Umufilisitiya wari watunaniye. Ingabo zose twakoranye, abagabo barebare n'abagufi bahari, ariko umwana araza nta n'ikintu yakoresheje akantu kagatapita gusara ku ibuye ribamukubise hano cyane. Ese usubiye inyuma urabona ko uyu mwana wundi atari yahamagawe. Nukuri uyu mwana ariho imbaraga z'Imana. Uyu mwana yakoreshejwe iby'ubutwari, mu buto bwe yakoreshejwe iby'ubutwari. Mukuru we ngo yaramubonye aravuga ati ariko se nkaho uvuga ngo waneshuye mugore ubundi hano natwe twize igisirikare twihishe cyane, aragasuzugura cyane, ariko ko yasuzuguye ko kabaye mwami. Ariko ngo ndibaza ko amateka yazimye. Haleluya. Ntugasuzugura umuntu ari we wese. Ntugasuzugura umuntu wavuzweho n'Imana. Ntugasuzugura umuntu watoranyijwe n'Imana. Ntugasuzugura umuntu Imana yavuzeho. Haleluya. Turi gusoza kugira ngo nabasengere, nagira ngo tubwire abantu bibuke kugira neza. Kugira neza. Hariho wavuze ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Yonatani ntabwo yarakiriho. Ariko Yonatani nibagire neza bigendere. Iyo neza n'umwuzukuru uzayamusanga. Imana iguha umugisha, wadusengera Imana rwose. Data mu izina rya Yesu ndagushimye, ndaguhimbaje, amagambo washyize ku mutima wanjye niyongeje ku bwoko bwawe. Ndakwingize kugira ngo umanuke mwami mwiza, umuntu udukurikira muri aka kanya ari ahantu rero de bar, umanuke Uwiteka Nyiringabo, umusange umuha umugisha, umugirire neza mwami mwiza. Wibutse iki umuntu wese mwami wanjye, umuntu wese Mana isumba byose waba ashaka kugira neza uwo mwana w'Imana muri aka kanya rero de bar,
umufate ku mutima agenda amuhesha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Waba unkurikira muri akanya bitameze neza, ndagusengeye ngo ikiganza cy'Imana gigukoreho, ndagusengeye ngo ubutabazi bw'Imana bugusange, ndagusengeye muri aka kanya Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ineza y'Imana ikuganzeho, imbaraga z'Imana zikuganzeho, ineza y'Imana nikuganzeho bizamenyekana. Mana ndagushimiye rero kubikoze kandi ubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Shalom shalom, habwa umugisha.